imana ihimbira mu misozi miremire. Noneho umuhanuzi aramubwira ngo ugende witegure umwaka utaha ikindi gihe ngiki umwami w'Isirayeli azongera gutera. Ngo arangize aramubwira abatwara b'ingabo z'Isirayeli babwira umwami ngo imana ya Isirayeli iba mu misozi miremire, nicyo cyatumye ibatugabiza ngo none tuzarwanire mu bibaya kugira ngo tubaneshe. niyo mana yo mu kibaya iberaho si carimwe, iyo mana niyo turi kumwe. niyo mana itigazira kandi ntizagiri herezoya nayugayo yisanzeho, iyo mana niyo turi kumwe. imana yo mu misozi niyo mana yo mu kibaya iberaho si carimwe, iyo mana niyo turi kumwe nobo. Umva gatoya mama we, yego igitabo cy'Itangiriro mu gice cya mbere hajya hatwereka neza ukuntu ibiriho byose, ibyo tureba n'ibyo tutarebesha amaso, byose byaremwe n'Imana. yego Bibiliya ikavuga ngo twe turi ibiremwa, ngo yo ni umuremyi. cyane. ngo niyo mana itaragize gute, niyo mana itigeze iremwa kandi ntizagire iherezo habe na mba, nayo ubwayo yisanzeho, iyo mana niyo turi kumwe. yo imana yo mu misozi, iyo mana yo mu kibaya, iyo mana yo mu kibaya ibera hose si carimwe, iyo
bugingo bw'iteka umuco mwinshi wamurikiye ubugingo bwawe ankozeho wese mera ko ndahinduka nanjye nzibera mu mahema ye nzamutegereza sinzarambirwa Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru yangiriye neza sinzi uko nabivuga yankuye kure isayo y'ibyaha maze mu bugingo bw'iteka umuco mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye ankoze wese mera ko ndahinduka nanjye nzibera mu mahema yiwe nzamutegereza sinzarambirwa Uwiteka Imana yangiriye neza yankuye kure umuco mwinshi wamurikiye ankoze wese nanjye nzibera Uwiteka Imana muremyi haleluya yangiriye neza yankuye maze ubugingo bw'iteka umuco mwinshi wamurikiye ankoze wese nanjye nzibera ambwira ko nkunda buri munsi ni mwiza amenyera kuri byo nibwira haleluya ambwira ko nkunda buri munsi ni mwiza kwiwe kuri nge sinzakorwa n'isoni habe na rimwe anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi asubizamo intege ubugingo bwanjye kuko ukuboko kwiwe kuri nge sinzakorwa n'isoni habe na rimwe
amutegereza abwira ko nkunda buri munsi buri munsi. ni mwiza ni mwiza ni mwiza amenyera kuri byo nibwira tujyane nabo Bwira ko nkunda buri munsi ni mwiza ni mwiza Mwiza kurusha uko bivuga amenyera kuri byo nibwira. Ngera kuri byo nibwira Nzamutegereza sinzarambirwa Amashyi menshi ku mwami. Haleluya. imana yacu iyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe imana yacu iyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe haba mu mvura mu mwijima w'icuraburindi imana itabara haba mu mvura mu mwijima w'icuraburindi imana itabara iramirwa kuba amase engesho yabera ihori imaso iramirwa kuba amase engesho yabera ihori imaso iramirwa kuba amase engesho yabera ihori imaso imana yacu Imana yacu so iyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe imana yacu Imana yacu iyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe
satani ingabo nyinshi zizapfa kuganya. Muzanyambaza urugamba rubananiye, satani ingabo nyinshi zizapfa kuganya. Yaravuze ati muze mwese abaremerewe, muze gusa ninjye ubarura. yaravuze ati muze mwese abaremerewe, muze gusa ninjye ubarura.
mugenzi wanjye ashima anyibutsa iby'imbaraga zawe kandi nanjye mfite icyo cyifuzo hoya sinataha amaramasa nk'uko imparakazi yahagira ishakashaka aho yanywa amazi ni ku mutima wanjye ukwifuza oya sinataha amaramasa Numvise mugenzi wanjye ashima anyibutsa imbaraga zawe kandi nanjye mfite icyo cyifuzo oya sinataha amaramasa nk'uko imparakazi yahagira ishakashaka aho yanywa amazi ni ku mutima wanjye ukwifuza oya sinataha amaramasa Numvise mugenzi wanjye ashima anyibutsa imbaraga zawe kandi nanjye mfite icyo cyifuzo oya sinataha amaramasa nk'uko imparakazi we imbarakazi yahagira ishakashaka amazi ni ku mutima wanjye ukwifuza oya sinataha amaramasa sinakurekura erega sinakurekura we sinakurekura oya erega sinakurekura we sinakurekura erega we erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana y'iburi ibihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha we Imana y'iburi ibihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana y'iburi ibihe erega sinakurekura wa mugore wari urwaye yagukoze warakira baritima yagusanze umukoze warabona nanjye mwamubwo bizeye biremera wa mugore warurwaye yagukoze warakira baritima yagusanze umukoze warabona nanjye mwamubwo bizeye biremera wa mugore warwaye yagukoze warakira baritima yagusanze umukoze warabona nanjye mwamubwo bizeye biremera nanjye mwamubwo bizeye biremera nanjye mwamiwe nanjye mwamiwe nanjye mwamubwo erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana y'iburi ibihe erega sinakurekura namenye kuri se
Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yiyongeyemo natwe niyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we, atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yiyongeyemo natwe niyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we. Atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. atanga kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. ni muri Yesu, Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu
amashyi